dangerous person is the one who listens, thinks, and observes. ngira ngo wenda nibyo koko haciye igihe kirekire tutabonana kuko nyine umuntu aba yabanje guca muri twa crise runaka, gusa noneho ubu ngubu nagarutse mu kazi kose. Ikintu dutangiranye n'amagambo, ariko reka mwibutse banze urebe hasi aho ngaho ukande subscribe, urebe ahantu handitse share usharing iyi video. Dutangiranye n'amagambo, ni umugabo nyine ari kutugira inama. Ni ba bagabo b'abahanga nyine aba ari kutugezaho inama, ndagira ngo tumwumve. Dutangiye tubwira ngo buriya ngo umuntu mubi cyane ni wa muntu wumva yarangiza agatekereza hanyuma akitegereza. Uwo muntu ni mubi cyane. Wa muntu wumva agatekereza yarangiza akanitegereza nyine akareba ibyo ari byo. Uwo muntu ni mubi cyane. One of the best lessons you can learn in life is to master how to remain calm. Buriya ngo isomo riruta ndi yose ushobora kwigira mu buzima ni ukubanza ukihugura mu bijyanye no gutuza, mbega no kwiha agahenge. Mbega kurya karumi cyangwa se nyine kwipowera. Kwipowera niko numva izo ndimi basigaye bakoresha, mbega kwituriza. A wise man can always be found alone. A weak man can always be found in crowd. Buriya ngo umuntu w'umuhanga cyangwa se mbega umuntu uciye akenge ahanini uzamusanga ari wenyine, ariko wa muntu w'umunyantege nkeya ahanini we uzajya umusanga ari mu bantu benshi cyane, ari mu gihiriri cy'abantu, kugira ngo nyine aba yagiye gusahurira mu nduru nyine, kuko we ni umunyantege nke, birumvikana aba agomba rero kujya mu bandi kugira ngo agire ibyo abungukira. Focus on making yourself better, not on thinking that you are better. Buriya ngo wowe ikintu uzajya wibandaho ni ukwigira mwiza, ariko ntukazajya wibanda mu gutekereza ko uri mwiza, ahubwo wowe uzajya wibanda ku kwigira mwiza. Wowe wigire mwiza, mbega wiyiteho pe, ariko ntukazajya utekereza ko uri mwiza. Ujye wiyitaho ariko ntugatekereze ko uri mwiza. Control your anger. If you have anger towards others, they control you. Ikindi buriya ngo utangira ukontorore umujinya wawe, mbega uwukontorore ngo kuko ngiyo ufitiye abandi umujinya birangira bo bagukontoroye. Ni ukuvuga ngo wowe jya ugenzura anga yawe cyangwa se jya ugenzura umujinya wawe, kuko iyo ufite umujinya ukawugaragariza abandi bo batangira kugukontorora. If you spend too much time thinking about a thing, you'll never get it done. Buriya ngo ikindi bakomeza batubwira, uyu mugabo arakomeza atubwira ati ngo iyo utakaje igihe kinini utekereza ku kintu runaka birangira utagikoze. Ntabwo ari byiza kumara igihe kinini utekereza ku kintu, icyo gihe birangira utagikoze. You must be able to handle the worst. Uyu mugabo akomeza atubwira ngo kugira ngo ube uri wa muntu mwiza, mbega ube uri wa muntu w'umutsinzi cyangwa se wa muntu mbega ushoboye, ugomba kuba byibuza ufite ububasha bwo kuba wakemura bya bintu bikubangamiye, bya bintu bibi mbega. If you want to be successful, you must respect one rule: never lie to yourself. Uyu mugabo agakomeza atubwira kandi atubwira ngo niba ushaka kuba umutsinzi cyangwa se niba ushaka gutsinda, ugomba kubahiriza itegeko rimwe: ntukibeshyere. Iryo ni ryo tegeko ugomba kubahiriza, ntukibeshyere niba ushaka gutsinda. Patience can cook a stone. Uyu mugabo akomeza atwemeza ko buriya kwihangana bishobora guhisha ibuye, kwihangana bishobora guteka ibuye rigashya. Ahangaha arashaka kutubwira ko mbega iyo wihanganye nta cyakunanira, n'ibitashobokaga birashoboka. Running water never gets old, so you just gotta keep floating. Arakomeza atubwira ngo buriya ngo amazi ari kugenda ntago ajya asaza. Wowe rero ugomba guhora uri kuri ayo mazi, mbega ugomba guhora uri kuri ayo mazi, uri hejuru y'ayo mazi, kubera ko nyine yadasaza nawe ntago uzasaza. Jya uhora kuri ayo mazi. Do you think so shall you become?
ikindi buriya ngo uko utekereza ni nacyo uhinduka, ibyo utekereza mbega nibyo uzahinduka. Niba utekereza ububwa nyine urumva uzaba imbwa, ariko niba utekereza ibintu by'abagabo menya ko nawe ugiye guhinduka umuntu w'umugabo. Ntimukazajya mutekereza ibintu by'ububwa ibintu by'ububwa wapi. Gusa niba utekereza ibintu byubaka nawe nyine uziyubaka umuntu w'umugabo. The best fighter is never angry. Uyu mugabo arakomeza atubwira ati buriya ngo indwanyi nziza ni ya ndwanyi itagira umujinya. Niyo ndwanyi nziza, ya ndwanyi nyine mbega itagira umujinya, iyo niyo ndwanyi ya nyayo. Root and stem of all evil. Barakomeza batubwira ngo kandi buriya ngo ikintu bita ubujiji ni isoko y'ibibi byose. Buriya ikintu bita ignorance cyangwa se ubujiji ni isoko y'ibibi byose, evils mbega ibibi byose muzi. If you only talk about water, it will never quench your thirst. If you want to know water, you have to drink it and swim in it. Buriya ngo uyu mugabo arakomeza atubwira ngo nukomeza kuvuga amazi gusa mbega wivugira ngo amazi ntago azakumara inyota cyangwa se ntago azakumara icyaka, ariko niba ushaka kumenya amazi icyo ari cyo, niba ushaka mbega kumenya ngo amazi ni iki, ugomba kuyanywa kandi ukanayoga, nibwo uzamenya icyo amazi amaze. Ariko kuyavuga gutyo, kuyavuga uba wumva nta kibazo, ariko niba ushaka kumenya icyo amazi amaze uzayanywa nurangiza unayakarabe. Think before trusting anyone, because there are many types of people in this world. Ikindi barakomeza batubwira ngo cyangwa se nyine uyu mugabo arakomeza wowe akwigisha ngo ubwo ni twebwe twese muri rusange, yaba ari njye uri kubivuga ndetse namwe mukomeje gukurikirana Ramba TV, niba wamaze gukanda subscribe, kuvuga ngo mbere yuko ugira umuntu wizera jya ubanza utekereze, kubera ko muri iyi si harimo ubwoko bw'abantu benshi batandukanye pe. Jya ubanza utekereze mbere yo kwizera umuntu. An angry person makes a fool of himself very quickly. Buriya ngo ahangaha barakwereka ko ngo wa muntu mbega ugira uburakari cyangwa se ugira umujinya, uyu muntu ngo niwe wihindura injiji cyangwa se niwe wihindura ikigoryi kandi mu buryo bwihuse. Uyu muntu mbega wa muntu urakara vuba mbega ugira umujinya utabasha kuwukontorora, uyu muntu yihindura injiji mu buryo bwihuse. Is impossible. You'll only make it impossible. Ikindi niba utekereza ko ikintu kidashoboka, ni wowe wenyine uzatuma kidashoboka. Ibyo bintu byumve. Niba mbega uri wa muntu uvuga ngo iki ntago gishoboka, ngo c'était possible, ibyo ngibyo nibyo uhora muri za c'était possible. Niba uguma muri ibyo za impossible bizarangira koko icyo kintu nyine utanagishoboye pe. Wowe ubwawe uzatuma nyine wowe, kubera ko uhora watura uvuga ngo c'était possible, bizarangira nyine kitagushobokeye pe. Impossible. Love and respect. Without respect, love cannot go long. Buriya ikindi ngo urukundo n'icyubahiro birajyana. Aka kantu ndashaka ko tugatindaho cyane. Ibi bintu nibyo biri gutrendinga muri iyi minsi cyangwa se biri gucaracara. Urukundo n'icyubahiro birajyana. Buriya ngo urukundo rutagira icyubahiro ntago rumara igihe kirekire, niko bari kutubwira. Ibyo ngibyo ubyumve pe, ubyumve ubyiteho, aka kantu nyine ugatsindagire nawe aho uri. Urukundo n'icyubahiro birajyana. Niba uzi ko ufite urukundo rutarimo icyubahiro, urwo rukundo ntago ruzagera kure pe. Kuramo akarenge kawe hakiri kare. If you don't want to slip up tomorrow, speak the truth today. Ikindi niba udashaka ko ejo uzaba uri hasi, uzaba wituye hasi mbega waguye pe, vuga ukuri uyu munsi. Tangira uvugisha ukuri uyu munsi. Niba udashaka ko ejo bizaba ibindi, vugisha ukuri. Wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer. Buriya ngo umuntu w'umuhanga cyangwa se mbega
umuntu w'umunyabwenge ashobora kwigira byinshi ku kibazo cyabajijwe n'ikigoryi kurusha uko ikigoryi cyo gishobora kwigira ku gisubizo cyatanzwe n'umuhanga. Ibyo bintu mubyumve. Buriya ngo wa muntu mbega ujijutse w'umunyabwenge we ashobora kwiga ibintu byinshi abyigiye mbega kuri biriya bibazo cyangwa se ku kibazo mbega cya feke kiri aho ngaho, mbega bya bintu biba byavuzwe n'umuntu w'injiji cyangwa se w'ikigoryi, kuruta uko ikigoryi cyo gishobora kwigira ku gisubizo wa muntu w'umuhanga yatanze. Wise answer. Do not correct a fool or he will hate you. Correct a wise man and he will appreciate you. Ikindi buriya ngo wowe mbega uzajye mbega ntukazajye ukosora ba bantu b'ibigoryi cyangwa se ba bantu ubona ko ari injiji, ntukajye ubakosora cyangwa se bazakwange. Ayo magambo uri kuyumva, ntugakosore ba bantu b'ibigoryi cyangwa se b'injiji cyangwa se bazakwange. Ahubwo wowe kosora umunyabwenge kuko we azagushimira. Kuko we nyine aba yumvise ko yakosheje azagushimira, ariko injiji ntabwo izamenya ko wanayikosora, izatangira kukwanga ivuga uti uri kuyibeshyira ibintu nk'ibyo ngibyo. Do not allow negative thoughts to enter your mind, for they are the weeds that strangle confidence. Ikindi, ntukemerere ibitekerezo bibi ko byinjira mu mutwe wawe. Ntukemerere mbega ntugahinsira ibitekerezo bibi mu mutwe wawe, kubera ko ibyo bitekerezo nibyo bigenda bigahangana n'icyizere wifitiye, bikarangira mbega ugiye dawuni cyangwa se mbega bikarangira mu magambo make utsinzwe, icyizere cyawe kikaburizwamo. I am not teaching you anything. I just help you to explore yourself. Nta kintu na kimwe ndi kukwigisha njyewe pe, ntacyo. Ahubwo njyewe ndi kugufasha ngo wisobanukirwe. Ijambo ni iry'ubwenge tugatindeho nako. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe njyewe ndi kukwigisha, mbega ntabwo ndi kukwigisha, mbega ubifate nk'aho ahangaha bari kukubwira ngo bifate nk'aho nta kintu na kimwe ndi kukwigisha, ahubwo ndi kugufasha ngo wisobanukirwe. Njyewe ndi kugufasha, ntabwo ndi kukwigisha, ngo wisobanukirwe. Rero ngira ngo ikiganiro cyacu kirarangiye. Banza urebe hasi aho ngaho kandi subscribe, ujye kuri share video byibuza uyihereze nk'abantu 10. Ushobora kunyuza kuri WhatsApp cyangwa se kuri Facebook ukabasharinga.